Turabashuje bakundwa muri Kristo Yesu, tubahaye ikaze nanone mu mwanya mwiza hano ku isengesho ribuhora official, umwanya w'ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Twari tumaze igihe kirekire tutaboneka, Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuboneke. Karibu rero mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana rigufasha nawe ryohereza abandi kugira ngo ribafashe. Ijambo ritubwira yuko Imana yohereza ijambo ryayo rigakiza abo misi. Imana ikorera mu ijambo, imbaraga z'Imana ziherereye mu ijambo, kandi ugukora kw'Imana kose guherereye mu ijambo. Ushaka kwihuza n'imikorere y'Imana, ushaka kubona ibitangaza by'Imana, bisaba kugira ngo wumve ijambo ry'Imana kandi uryizere. Ikaze rero mu ijambo ry'Imana, muri kumwe nanjye Pastor Justus. Reka dusenge Imana. Mana, tuguhaye icyubahiro kudufashije kugira ngo twongere tuboneke hano ku isengesho ribuhora official, tuganira n'abantu batandukanye bari mu bihugu bitandukanye, mu bice bitandukanye. Ngwino mwami w'abami, ukoresha akanwa kacu, ujyane ijambo ryawe urigeze ku muntu wese ubona rimukwiye, katika jina la Yesu. Niwemere kumwanza ryitambika mu izina rya Yesu. Reka rigere ku bantu benshi bashoboka ubona ko bikwiriye kugeraho mu izina rya Yesu Kristo. Kububona ushaka kugira neza, kububona ushaka kubohora, kububona ushaka kungura ubwenge, kubushaka mu izina rya Yesu Kristo kuvana ku rwego bajyana ku rundi, aho baherereye hose iryo jambo ryawe ribagereho. Urakoze kuko uri Imana, byose bibe uko ushaka nkuko ushima nkuko wabitegetse, mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu dusabye twizeye, amen amen. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, tuje kuganira ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'ubuzima, ijambo ryuzuye ubugingo. Ijambo ni ikintu gikomeye. Iyo tuvuga ijambo ujye wumva ko ijambo ari ikintu gikomeye. Imana mu ijuru, igihe yashakaga kurema, yicaye mu ijuru, igihe yashakaga kurema cyangwa se yicaye mu isi y'umwuka, ishaka kurema ibigaragara, ishaka kurema ibiboneka, yifashishije ijambo, yakoresheje ijambo ryagiye riva mu kanwa kayo. Imaze gukora ibi byose tubona, kurema ikirere, kurema isanzure, gufata isanzure ikariterekamo inyenyeri, ikariterekamo ukwezi, ikariterekamo izuba, ikaryambika ibicu. Ibyo byose yabikoreshaga iki? Yabikoreshaga ijambo. Yaraturaga, yaravugaga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Yaraturaga, yaravugaga, icyo ivuze ako kanya rya jambo rigahita rikirema. Ntabwo nuvuga ngo rero icyo Imana ivuga gihuye n'icyo ibikoze. Nongere mbisubiremo, icyo Imana ivuga kiba gihuye n'icyo ibikoze. Ndavuga Imana rurema, ndavuga Imana imwe rukumbi, ndavuga Imana y'ukuri, kuko hari ibyiyitirira Imana ariko birangira bitamajwe, kuko Imana y'ukuri yo imbaraga zayo zose, ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo buherereye mu ijambo, biherereye mu kanwa kayo, biherereye ku rurimi rwayo. Bibiliya ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Urumva ko isi ngo yariho ubusa. Igihe umuntu yibona iburyo n'ibumoso nta kintu ari kubona, hari ubusa gusa. Mu mibereho yawe hari ubusa gusa, mu mufuka hari ubusa, kuri konti hari ubusa, imbere n'inyuma hari ubusa. Nta kintu utunze, nta mutungo runaka ufite, hose ubona uri muri vide, uri muri zero, hari ubusa. Imana ibasha kohereza ijambo rikazana ibintu bifatika. Imana ibasha kohereza ijambo rikazana ibintu bigaragara. Ihera mu busa. Imana irema yatangiriye mu busa. Urabyumva neza? Nongere mbisubiremo, Imana irema yatangiriye mu busa. Igihe uzabona ntacyo ufite, igihe uzabona uri mu busa, ntuzacike intege, ntuzacogore. Niba uzi Imana rurema, niba waramenye Imana y'ukuri, ukamenya imikorere yayo ko itangirira mu busa, ntuzigere ugira ubwoba mu izina rya Yesu. Uzagira ubwoba kuko nta Mana ufite, uzagira ubwoba kuko Imana itari mu ruhande rwawe. Umuririmbyi araririmba ngo mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba ndetse bikantera amaganya, ngo byabasha no kungeza mu rupfu vuba.
ubundi icyo nicyo cyakagombye kuguhahamura, ugahahamurwa nuko Imana irema ibitaboneka bikaboneka itari mu ruhande rwawe. Ariko niba Imana irema ibitaboneka bikaboneka iri mu ruhande rwawe, ukaba uzi ko ufitanye umubano nayo, ntuzagire ubwoba, ntuzaganye ngo wihebe. Imana yacu ni Imana itangirira mu busa busa, ntitangirira mu bintu bigaragara. Niba ubyumvise neza, ntabwo itangirira ahantu hari ibintu, itangirira ahantu hatari ibintu kugira ngo igaragaze ubumana bwayo n'imbaraga zayo. Itangirira ahantu hatari kiyewe, subiramo ngo hatari ibintu kugira ngo igaragaze imbaraga zayo. Urabyumva yuko ngo iyariho ubusabusa, isi yariho ubusabusa, nkuko kuri konte yawe haboneka ubusabusa, kuri momo yawe hakaboneka ubusabusa, imbere n'inyuma ugasanga hari ubusabusa. Igihe hari ubusabusa, ufite Imana ikakuvizita ikaza aho uri, irarema itangirira kurema aho ngaho ibintu bifatika, ariko ikoresheje iki? Ijambo ryayo. ngo umwuka wari ugendagendaga hejuru y'amazi. Noneho sasa kuko Imana yifuzaga ko hari ibintu bitangira kuba, bikaba hahandi hari ubusabusa. Umva ukuntu icyo yatangiye ikora. Yatangiye ivuga ngo habeho, yatangiye ivuga iki yewe? Ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Urumva ko yatangiye ivuga ngo habeho umucyo, umucyo ubaho. Imbaraga z'Imana ziherereye mu kanwa kayo, ku rurimi rwayo. Igihe cyose Imana ishaka kugira icyo ikora ku buzima bw'umuntu, ku mibereho y'umuntu, yohereza ijambo ryayo. Ubimenye ko niyo mikorere y'Imana. Igihe cyose rero udashaka kumva ijambo ry'Imana, hari ibintu ubuheza mu buzima bwawe, hari ibintu urimo uraheza gukora kw'Imana mu buzima bwawe. Umuntu uba udafite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, ni ukuvuga ngo egare kutagira inyota yo kugira ngo agere muri desitine yiwe. Uko ugenda wumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana niko rigenda rirema, niko rigenda rizana ibintu bidahari byari biri mu mwuka, ikabikura mu mwuka ikabizana mu buryo bw'umubiri. Kugira ngo rero ibiri mu mwuka ibizane mu buryo bw'umubiri, yo irabivuga. Rero nje kuvuga akamaro k'ijambo. Icyo nicyo tugiye kuvuga, akamaro k'amagambo y'abana b'abantu. Akamaro k'ijambo ry'Imana, ryo rirema ibitari biriho bikabaho. Ariko turaza kureba ko ihuriro rya amagambo y'umuntu ndetse n'amagambo y'Imana, niba akanwa k'Imana iyo kavuze biba, turaza kureba ko n'umuntu hari aho bishobora kuba byashoboka ibyo avuga bikaba. Kubera ko Imana irema yaravuze ngo habe, irema yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Itangiriro 1:26 aho ngaho niko havuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Yamana isa gute? Yamana y'umwuka, Yamana ifite akanwa, Yamana ifite ururimi, Yamana ifite amaso, Yamana ifite amatwi, Yamana ifite amaguru, Yamana ireba. Noneho iravuga ngo tureme umuntu usa natwe, tureme umuntu mu ishusho yacu usa natwe, ufite akanwa ko kuvuga. Imana yaguhaye akanwa ko kuvuga, akanwa gacamwe amagambo. Nkuko ubonye isi yariho ubusabusa, umwuka w'Imana kaza agenda hejuru y'amazi, maze ngo Imana iravuga ngo habeho umucyo, umucyo uhita ubaho. Twakomeje gusoma, wabona icyo gice kitangira igice cya mbere, ugasoma wareba, wahita ubibona byose ukuntu byose byagiye biremwa. Yabiremaga kuko ibivuze. Hari aho rero uhuriye n'Imana nuko yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, ikaguha akanwa kuko igafite. Noneho sasa akanwa kawe gafite uruhare rukomeye rwo kugena ibikubaho. Ugomba kumenya ko akanwa kawe gafite uruhare rwo kuba kagena ibikubaho, byaba byiza cyangwa byaba bibi.
nongere mbisubiremo. Akanwa kawe gafite uruhare rwo kuba kagena ibikubaho cyangwa ibizakubaho, byaba byiza cyangwa byaba bibi, kuko muri ako kanwa kawe cyangwa kuri urwo rurimi rwawe Imana yahashyize imbaraga zidasanzwe. Mu rurimi rwawe, mu kanwa kawe hibitsemo imbaraga zidasanzwe zibasha gukura ibintu mu mwuka zikabizana mu mubiri. Uko niko byakozwe. Imana ku rurimi rwayo no mu kanwa kayo hari ububasha buvana ibintu mu mwuka rukabizana mu bigaragara. Icyo ishaka ko kibaho cyose igikuruza, igitegekesha kanwa, igitegekesha ururimi. Akanwa karekura ijambo rikagenda rikarema. Noneho rero n'umwana w'umuntu kuko yaremwe mu ishusho y'Imana, rwa rurimi rwe n'akanwa ke bishobora kuvana ibintu mu isi y'umwuka bibi cyangwa byiza bikamubaho. Mu mwuka nta jambo riba impfabusa. Mu mubiri hari amagambo twumva ari impfabusa ntacyo amaze, ariko mu gice cy'umwuka, mu ruhande rwo mu isi y'umwijima, nta magambo apfa ubusa. Isi y'umwijima iprofeta y'amagambo yose akuvuye mu kanwa, kuyakoresha ikuboha, kuyakoresha ikubabaza, kuyakoresha igutoteza. Isi y'umwijima yo igihe cyose ibiguteza amatwi kugira ngo yumve ko hari icyo uvuga, noneho cya kindi wavuze ikaba ari cyo yakubohesha, cyangwa icyo uvuze kikaba ari cyo kiyirukana iruhande rwawe. Semene amen. Nongere nsubire, icyo uvuga gishobora kwirukana ababisha bawe, kigatatanya, kigakora ibikomeye mu isi y'umwuka, kigatatanya bikugose, kigatatanya, kigakuraho icyo uvuze, kigakuraho ibikubangamiye byose mu isi y'umwuka. Ndavugana n'umuntu wizera Imana, ndavugana n'umuntu uzi Imana, ndavugana n'umuntu wakiriye umwami Yesu Kristo mu mutima we nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akavuka ubwa kabiri mu Mana. Hariho kuvuka ubwa mbere busanzwe nk'uko dusanzwe tuzi buri wese avuka inzira bicamo kugira ngo umuntu abeho. Hakabaho kuvuka ubwa kabiri, byo bikorwa mu buryo bw'umwuka mu ruhande rw'Imana. Ndavugana rero n'abantu bavutse ubwa kabiri mu buryo bw'ubumana. Abo nibo bafite ububasha bwo kugira ikintu bavuga, cya kindi bavuze kikazana impinduka mu buzima bwabo, kikazana impinduka mu mibereho yabo, kikazana impinduka mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Biterwa n'ikirere bakivugiramo. Ikirere uvugiramo ni ikirere bwoko ki? Ikirere ukoreramo ni ikirere bwoko ki? Ariko nubwo bimeze bityo, buri kirere cyose wavugiramo, niba uvugiye mu kirere kibi ukatura amagambo mabi, ya magambo mabi isi y'umwijima irayifashisha iyakubohesha. Reka tubisome mu ijambo ry'Imana. Dutangirire muri Yobu igice cya 19 umurongo wa 2. Aho ngaho hagiye kutwereka ukuntu hagiye kutwereka ukuntu mu buryo bw'umwuka amagambo yifitemo ubushobozi bwo kuvunagura. Mu buryo bw'umwuka amagambo yifitemo ubushobozi bwo kuvunagura. Amagambo ava mu kanwa k'umuntu yifitemo ubushobozi bwo kuvunagura. Bityo rero amagambo akusohokamo ubwawe wivugaho abasha kukuvunagura, cyangwa se uyavuga ku banzi bawe abasha kubavunagura. Itondere ibyo uvuga, itondere ibisohoka mu kanwa kawe. Yobu igice cya 19 n'umurongo waho wa 2. Reka dusome aho ngaho ijambo ry'Imana. Hatangira havuga ngo, muzahereza he mumbabaza, muzahereza he mubabaza umutima wanjye, mukamvunaguza amagambo yanyu. Urumva ko Yobu hano ibintu ari kubwira abari bamugose.
arababajije ati muzahereza he kubabaza umutima wanjye mukavunaguza amagambo yanyu. Mu isi mwuka amagambo aboha umuntu mu mwuka, aboha wowe imbere. Amagambo avunagura wowe imbere. Amagambo ashobora kuba atakubita umubiri wawe, umubiri wawe utababazwa n'amagambo, ariko amagambo akababaza wowe umwuka. Amagambo yibitsemo ubushobozi bwo kuba yagusubizamo imbaraga w'umwuka cyangwa agaca intege wowe umwuka. Amagambo yifitemo ubushobozi bwo kuguhindura wewe imbere, agahindura imitekerereze yawe, agahindura imyumvire yawe n'uburyo wakoragamo ibintu, kandi ari amagambo aguhinduye. Amagambo yifitemo n'ubushobozi rero bwo kugusenya wewe imbere igihe uri gutega amagambo, amatwi yawe ari kumva amagambo runaka. Hari amagambo umva akaba yakuvunagura. Ibi nibyo yubabwira abagenzi bakababwira ati kuki mumvunaguza amagambo yanyu, muzahereza he kumvunaguza amagambo yanyu. Urumva ko amagambo afite ububasha bwo kuvunagura. Afite ubushobozi, yifitemo imbaraga zo kuvunagura. Itondere amagambo asohoka mu kanwa kawe. Amagambo asohoka mu kanwa kawe, akanwa kawe Imana yakaguhaye izi yiko yagakoze mu ishusho y'akanwa kayo. Akanwa kawe kari mu ishusho y'akanwa k'Imana. Ka kanwa k'Imana tubonye ko karema. Nawe ubwo bushobozi burema ibitariho bwashyizwe ku rurimi rwawe, kandi ubushobozi bushimangira ikiba kiriho mu isi y'umwuka nanone buri ku rurimi rwawe. Igihe cyose rero wiyaturaho indwara yanjye, ubukene bwanjye, ibigeragezo bya, ubwo nyine urabishimangiye. Ushimangiye ko ibigeragezo ari ibyawe, ushimangiye ko indwara ari yawe, ushimangiye ko ubukene ari ubwawe, ushimangiye biriya wiyaturaho wivugaho. Bibi biragaruka bikagira gute? Bigahinduka ubuzima bwawe, bigahinduka uko bivuze. Mu mwuka biba bihari, ubu bishimangiye, ubizanye mu buryo bw'umubiri, kuko akanwa gakura ibintu mu mwuka kakabizana mu mubiri. Akanwa niko konyine gakoreshwa mu kuvana ibintu mu isi itaboneka kabizana mu isi y'ibiboneka. Akanwa niko dukoresha mu kuvana ibintu mu isi itagaragara tubizana muri iyi si y'ibigaragara. Igihe cyose rero akanwa kawe gakoresheje nabi, Mosheri, uzisanga uri mu bibazo bitewe n'akanwa kawe ukoresha nabi. Zaburi rero 5:2 aho tugiye kureba ukuntu akanwa k'umuntu kifitemo ubushobozi bwo kwica. Bityo rero sasa, mu magambo uvuga ashobora kwica destination yawe, kwica ejo future yawe, future yawe. Kesho yako unaweza ukayangamiza, unaweza ukaiharibu kupitia mdomo huo, kupitia kinywa chako. Ejo hawe wahangiza, ejo hawe wahica, cyangwa se wakwica n'abantu bagenzi bawe ubicishije urwo rurimi n'akanwa kawe. Reka dusome sasa Imigani 12:18. Imigani 12:18. Nkwibutse uri kumwe nanjye Pastor Justus habwa umugisha n'Imana. Imigani 12:18. 12:18. Ufashwa iri jambo ry'Imana uryohereza, urisangiza, ukora share ku bantu bose wifuza ko bamenya kuno kuri turi guhishura. Imigani 12:18 handitse ngo ikivuzwe cy'ukuri kiraramba. Reka nari nsomye 19 ni murongo wa 18. Habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Reka nongere nsubiremo ngo habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota. Kumbe urumva yuko mu magambo harimo yibitsemo ubushobozi bwo kwica. Nk'uko inkota yakwica umuntu, niko n'ururimi, niko n'amagambo yihishemo ubushobozi
bwo kwica, nk'uko inkota wayitera umuntu ikagenda igahinguranya umubiri w'umuntu, wayisogota mu mutima igahita wa mutima w'umuntu wayisogota mu mutima w'inyama, wa muntu akaba yahita apfa. Wayisogota mu nda, wa muntu akaba yagira ikibazo agapfa. Uko niko n'amagambo afite ubushobozi bwo kwica umuntu w'imbere, afite ubushobozi bwo kwica umuntu w'umwuka. So nuvuga ngo rero ibyo uvuga, ibyo wihutira kuvuga byafekta, biteza ingaruka ku buzima bwawe bw'igihe kizaza cyangwa se n'ubwa none. Nta magambo masa gutyo gusa ururimi ruvuga isi y'umwijima ikirenza. Amagambo yose uvuga isi y'umwijima ntabwo igiye yakirenza. Mu ruhande rw'isi ya none bifatika, hari ayo dukirenza tukabona ko nta mumaro afite, nyine ntituyaha agaciro twebwe abantu. Ariko mu gice cy'isi y'umwuka ntabwo batesha agaciro amagambo uvuga, ahubwo y'amagambo bashobora kuyakoresha bakayaha ubuzima. Umva ahangaha mu Migani igice cya 6 n'umurongo waho wa 2. Imigani igice cya 6 umurongo waho wa 2. Imigani igice cya 6 umurongo waho wa 2. Reka dusome. Ngo uba ufashwe n'indahiro warahiye, ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. Reka nsubire ngo uba ufashwe n'indahiro warahiye, ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. Urumva ko mu isi y'umwuka amagambo y'ururimi rwawe arakuboha, arakuzirika, fite ububasha bwo kukuboha. Amagambo wivugaho, ayo wiyaturaho ashobora kukuboha. Urugero, igihe uvuga ati ubukene burakwishe, ukatura ayo magambo, kavuga ko imibereho ibaye mibi, ari mibi mu ruhande rwawe, kabone niyo waba uri mu mibereho mibi, atura ko ari myiza mu izina rya Yesu. Kabone niyo waba wumva ugiye gupfa, atura ko utari bupfe, atura kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Kabone naho baba bakubwiye ko iyo ndwara itazakira, atura ko ugomba gukira mu izina rya Yesu Kristo. Kabone naho waba uri muri krize iteye ubwoba, atura ko ugiye gusohoka muri iyo krize mu izina rya Yesu. Kabone naho wabona ibintu bimeze nabi kabisa, kandi bimeze nabi mu by'ukuri, mu buryo buboneka, mu buryo bw'amaso bigaragara ko bimeze nabi, atura ko bimeze neza mu izina rya Yesu. Mu isi y'umwuka ya magambo watuye mu ruhande rw'Imana aragenda akahabwa ubuzima, bikaba nk'uko wabivuze. Mu ruhande rw'Imana ya magambo bayaha ubuzima. Mu isi y'umwuka no sasa, mu isi y'umwuka rya jambo watuye riragenda rikavuguruza cya kindi cyari kiriho mu isi y'umwuka. Icyo uvanye mu kanwa kawe, niba uvuze uti wari uri muri situation mbi, muri situation itari nziza, ukavuga uti mu izina rya Yesu iyi situation ndayisohokamo, mu isi y'umwuka bahita barema inzira zo kugira ngo yisohokemo. Imana data ihita ishyiraho inzira yo kugira ngo soke muri aswasiyo wari uhagazemo. Ariko igihe uvuze ngo no sasa ndabona ntari bukire, ndabona ntari buve muri ibi bintu, ntari bubivemo pe, ukatura amagambo ko utari buve muri aswasiyo, mu isi y'umwuka utije imirindi ubwami bw'umwijima, utije imirindi abakozi ba Satani. Uraba motive, yani ubahaye urimo uramotiva abana b'umwijima, none sasa bakarushaho gukaza, bakarushaho gukagira, bakarushaho gukomeza ibihindizo, no gukomeza kugara no gutsindagira cya kindi wavuze. None ugasanga ibibazo biragukomeranye kuko utazi ububasha buri mu kanwa kawe, kandi ukaba utanazi nibibaho mu isi y'umwuka nuko mu mwuka bakora. Ugomba kumenya ibibaho mu isi y'umwuka, ukamenya nuko mu mwuka bakora, kubera ko nta kintu cyabaho hano mu isi bifite imibiri, nta kintu cyabaho kigaragara kiboneka kitatangiriye mu isi itaboneka. Byose bitangirira mu isi y'umwuka, ariyo twita isi itaboneka.
ibibona byose, ibyo tubonesha amaso yacu byatangiriye mu isi itaboneka, none si itaboneka ibizana mu biboneka. Twabonye rero ko ibiboneka byose Imana ubwayo rurema ishaka kushyiraho ibiboneka byanyuze mu kanwa kayo no ku rurimi rwayo irabivuga. Nawe niba ushaka kubona impinduka mu buzima bwawe, simvuze ngo kora ariko unatura ibintu bikomeye. Kora, senga, izere, kora, atura ibintu bikomeye. Koresha akanwa kawe watura ibintu bikomeye. No mu gihe cyo gukora ukora ibikomeye. No mu gihe cyo gutekereza utekereza ibikomeye. Witekereza ibintu by'ibinyantege nke. Witekereza ko uciriritse. Wikwirebera mu muryango ukomokamo. Wikwirebera mu mashuri wize, kuko ntabwo amashuri ariyo yakuremye. Ntabwo watangiriye mu mashuri. Waremwe n'Imana. Watangiriye mu ijuru, utangirira mu isi y'umwuka. Numenye inkomoko yawe ko wakomotse mu isi y'umwuka, ndumva ndi gufashwa nanjye ubwanjye. Haleluya, haleluya. Numenya ko wakomotse mu isi y'umwuka ukabura umunyamwuka, noneho ukazajya uhora ugaruka ku isoko yaho ukomoka naho uturuka, kuko ku isoko yaho ukomoka naho uturuka nta mashuri ahaba. Amashuri aba hano mu isi. So noneho sasa aho ngaho rero utabyumva gutyo ngo wumve ko ndwanya amashuri. Tugomba kwiga, abana bacu bakiga, abadukomokaho bakiga, nawe ukiga. Niba uneze amatwi umunyeshuri, iga ushyireho umwete cyane, ndetse ntugire limit y'ahantu ugomba kugarukira mu kwiga kwawe. Ariko cyane cyane wite no ku magambo y'Imana rurema, niho uzagera kuri. Nutita ku magambo Imana ikubwira, nutita ku by'umwuka, uzagwiza ubumenyi bw'ibyahano mu isi, ariko birangire nta utabashije gutobora. Hautapasua. Kuna watu ambao wamesoma ila maisha yao ni mabaya. Hari abantu bize kandi babayeho nabi, imibereho yabo ari mibi. Bari bazi ko nibiga cyane wenda amashuri bize azabahindura ubuzima, agabahindura imibereho, bakagira icyo bamarira imiryango bakomokamo niyo baturukamo, ariko biza gusa igihe kigeze biranga n'ibyagenda gutyo nkuko bibwiraga. Kuko amashuri hari aho mu isi y'umwuka ntabwo agutambutsa. Mu isi ifite imibiri yagutambutsa kakugeza kure pe. Igihe wagize amahirwe, igihe ibyawe hatajemwo intambara zikomoka mu isi y'umwuka, yakugeza kure pe. Ariko igihe haje intambara z'umwuka zavuye mu isi y'umwuka zikaza kukwitambika, zigamije kukwitambika, ukaba utaramenye yasi y'umwuka, ya mashuri yawe ntacyo azakumarira. Uzire turuva n'ubundi, uzi Urufaransa rwinshi, uzi Urwongereza rwinshi, uzi geography nyinshi, uzi physique nyinshi, uzi ibintu byinshi, ariko ntacyo byagufasha kugira ngo uhindure situation y'imibereho uhagazemo igihe isi y'umwuka yakubaniye. Ni ngombwa rero gushaka kumenya n'isi y'umwuka n'imikorere yayo, ukamenya uko mu mwuka bakora. Nibyo rero turi kukwigisha, nibyo turi hano kuvuga. Ibyo nibyo ugomba kumva ku isengesho ribohora official. Ubuntu bw'Imana bwaduhaye kumenya no gusobanukirwa isi y'umwuka n'imikorere yayo. So iyi si y'umwuka rero n'imikorere yayo, ubonye yuko ibyo ishaka ko bibaho ibicisha mu kanwa, kandi iyo itangirira mu busabusa. Benshi twifuza gutangirira mu bintu binini bihanitse kandi bihambaye, ariko siko Imana itangira. Nubona ibintu bitangiriye mu kirere, ujye umenya ko ibyo bintu bitari mu Imana. Ibintu ubona bitangiriye mu bushorishori, ntabwo Imana ibibirimo. Imana itangirira mu busabusa. Wabonye ko mwirema ryayo ubwayo yatangiriye mu busabusa. Nongere nkusubiriremo ijambo natangiriyeho. Igihe wibona ubuzima bwawe buri mu busabusa, konte ariho 0. Konte ya momo hariho 0. Mu mufuka harimo 0. Nta butaka ufite, nta na sentimetero nimwe y'ubutaka wibitseho, nta cyo kuryama, nta cyo kwambara, nta
ntacyo kurya, nta nshuti, nta muvandimwe, nta musaponse uwo ari we wese uri mu ruhande rwawe, ukibona nyine uri mu busabusa aho ngaho, ujya uhamagara Imana imanutse itangira. Imana ibishaka gutangiriraho aho niho Imana ibishaka kugira ngo itangirire aho ngaho mu busabusa, kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo no gukomera kwayo. Ndakwaturaho mu izina rya Yesu, wowe uri mu busabusa, konti yawe ntakiriho, nta kazi ufite, nta nshuti, nta muvandimwe, ntawe kugushyigikira, uri wenyine. Ndatura kano kanya mu izina rya Yesu Kristo mu buzima bwawe hatangire kuza ibifatika, hatangire kuza ibigaragara, akazi kaboneke mu izina rya Yesu Kristo, salary ifatika uyibone mu izina rya Yesu Kristo, imibereho yawe ihinduke. Ndarema ibitari bihari mu buzima bwawe bikenewe, mu mibereho yawe bikenewe, ndatura ngo bibeho ibikenewe, bitangire gushibuka, bitangire kuzamuka mu buzima bwawe no mu mibereho yawe mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. None nawe uvuga ngo amen, ubwo ako kanya birabaye. Niba wizeye amagambo nkwaturiyeho iryo sengesho ngo usenge, birabaye. Yesu ayisabiye ubuzima, nawe nubifata gutyo birakumera gutyo. Yesu, Imana yaravugaga ikivuze kigahamanya, kigahita gihura nikibaye. Niko bimeze. Nta mbaraga zari ziriho zavuguruzaga icyo Imana yabagivuze, cyahitaga kimera gutyo. Nawe iyo duhagaze mu kirere cyacu, nawe ukaba uhagaze mu kirere cyawe kiza, ubasha kurekura ijambo ntihagire ikintu kiritangira mu izina rya Yesu. So rero tumaze kubona ko umuntu abohwa n'amagambo ava mu kanwa ke. Mu Migani igice cya 6 n'umurongo wa 2 twamaze kubona ko umuntu afatwa n'indahiro yarahiye kandi akabohwa n'amagambo y'ururimi rwe. Amagambo y'ururimi rwawe yakubaso. Itondere ibyo uvuga rero, itondere ibintu byose biva mu kanwa kawe. Mu Migani igice cya 10 n'umurongo wa 19, Imigani igice cya 10 umurongo wa 19 tugiye gusoza. Imigani igice cya 10 umurongo wa 19 handitse ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Wumvise ijambo ryavuze ngo amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Tangira uwirinde mu byo uvuga. Nujya kurekura ijambo ugaragure ururimi rwawe mu kanwa kawe inshuro 7. Uvuga uti ngiye kuvuga iki, utisanga wiroga ubwawe. Hari abantu bagiye biroga ubwabo, hari abantu bagiye biboha ubwabo, bariroga bariboha. Ariko mu izina rya Yesu, wowe wiroze ukiboha, ndagutandukanya n'ibyo wibohesheje mu izina rya Yesu. Ibyo wivuzeho kabyibohesha, ndagutandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Imigani 18:20 aho ngaho havuga yuko ururimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu. Nugira ururimi rwiza ruzaguhindura ubuzima. Imigani 18:20, Imigani 18:20 handitse ngo ururimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyamuhesha guhaga. Urumva ko mu mwuka ururimi rwiza rwahaza ubuzima bwawe, ururimi rwiza rwahaza imibereho yawe, ururimi rwiza rwahindura buri kimwe cyose mu buzima bwawe. Kandi amagambo aguturukamo ngo niyazaguhaza, yani maneno unayoyakiri yanayotoka ndani yako, hayo yatashibisha haja zako. Manake ndio hivyo, amagambo yawe gusohoka ku rurimi yahaza kwifuza kwawe. Mu kanwa kawe hagiye hava amagambo mazima mu gihe uri muri situation mbi, gihe uri mu bihe bikomeye. Nicyo gihe abakeneye kwatura amagambo akomeye. Icyo gihe rero y'amagambo akusohotsemo ahaza kwifuza kwawe. Dusoza rero Umubwiriza 5 niho rero igice cya mbere havuga ngo ntukihutire. Mubwiriza igice cya 5 ntukihutire kugira icyo uvuga. Mubwiriza igice cya 5 hatuyanangiriza, hatubwira kuvuga byose. Reka dusome aho hantu ubundi duhite dusoza, dufata umwanya wo gusenga. Umubwiriza 5 umurongo waho wa mbere avuga ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishusho ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana,
kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba uri mu isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba ari make igihe uri mu bihe bikugoye, igihe uri mu bihe bitari byiza cyangwa se byaba ari na byiza. Ujye wihutira, ntukihutire guhubuka ngo ugire icyo ugambirira cyangwa ngo ugire icyo uvuga kitari cyiza mu buzima bwawe, kuko ushobora kwisanga wibohesheje ibyo wavugaga. Abisiraheli mu butayu bibohesheje amagambo yabo, bitotombera Imana na Mose. Baravuga bati muje mwatuzaniye muri ubutayu butagira amazi kuhapfira, mwatuzaniye muri ubutayu kugira ngo twicirwe n'inzara, mushaka kutujyana muri icyo gihugu tumva kirimo abanaki bazaturimbagura bakatumara. Barivuga bavuga ibintu bikomeye cyane. Imana iravuga ngo nje kubagirira ibihuye n'ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Ibyo ni ibyanditso byera twabona mu gitabo cyo kubara, ndumva ari mu gice cya 15 hasomye neza wabona iyo nkuru. Abisirayeli rero bibohesheje amagambo yabavuye mu kanwa kabo muri icyo gihe cy'ubutayu. Imana iravuga ngo nje kubagirira. Reka dusoreze muri icyo cyanditswe tubirebe ukuntu abantu bibohesha ibiyo bavuga mu kanwa kabo, bikaba ari byo uvuga mu kanwa kawe birakugaruka. Tondere byo uvuga Monsheri, wowe wamenye Imana, wowe unteza amatwi, wowe uza kuvoma amagambo y'ubugingo hano ku isengesho ribohora official. Itondere ibyo uvuga. Reka basomere icyo cyanditswe mu byumve. Ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kubara igice cya 14 murongo wa 26. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nzageza he kwihanganira iteraniro ribiri nyitotombera? Numvise kwitotomba kw'Abisiraheli banyitotombera. Babwire uti, Uwiteka aravuga ati, ndahiye guhoraho kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu. Urumva ni ubwabo bavuga ngo mwaje, batangiye kwitotomba bavuga ngo uje tugiye gupfira mu butayu, dupfire muri biyaturaho ibintu bibi nyine bumvise kubera ubwoba. Imana iramanuka rero ati, ndahiye guhoraho kwanjye. Ubwayo irirahira, iravuga ati amagambo mwavugiye mu matwi yanjye ayo niyo nzanywe no kubagirira. So nuba ngo rero ibyo uvuga byose ukabivuga, waba uvuga wivugisha, waba uvugira mu matamatama, waba uvuga wivugisha uri wenyine cyangwa se uri kumwe n'umuntu ukivugaho ibibi, ibyo ngibyo niba bidasambuwe witege ko mu bihe bizaza uzabisarura. Ariko reka wowe wantegaga amatwi, nari nkuzanira ijambo kugira ngo tubihanagure ibyo wivuzeho. Ibyo wivuzeho byose, ibyo wiyatuyeho byose, ariko nitumara kubihanagura ntuzosubire kwiyaturaho ibintu bibi, kwivugaho ibintu bibi. Umenye yuko ibyo wivugagaho byose bibi, cyane cyane igihe uri muri situation mbi, igihe ugize ubwoba ukatura ibintu bibi, isi y'umwijima ibiraho kugira ngo ibipritinge ibihe ubuzima bikuzeho. Ariko sengana nanjye rino sengesho, vuga uti, mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, Mwami nsabye imbabazi z'amagambo yose niyaturiyeho mabi. Mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu, menye ubushobozi buri ku rurimi rwanjye, ubushobozi buri mu kanwa kanjye. Uwiteka, nabikoze mu kutamenya, nabikoze mu kudasobanukirwa, ariko nyuma yo gusobanukirwa nsabye imbabazi z'amagambo niyaturiyeho nivuzeho mabi, ndayakansoringa mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana nzima. Aturaye magambo byuti ndakansoringa amagambo mabi niyaturiyeho mu izina rya Yesu Kristo, nyasibishije amaraso ya Yesu Kristo. Niba wariyaturiyeho ko wariyaturiyeho gupfa, niba wariyaturiyeho ubukene, vuga uti ndakansoringa gupfa, sinzapfa nzarama mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo namamaze imirimo Uwiteka Imana yakoze. Sindi umukene, ndi umukire mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana nzima. Ntabwo ibintu bibaye ari bibi, bibaye byiza mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Niba urwaye ukaba warigeze kwatura ko iyo ndwara ari yawe, aturuti mu izina rya Yesu, indwara ndayihakanye, si yanjye mu izina rya Yesu Kristo, si yanjye, ntabwo ari yanjye mu izina rya Yesu Kristo. Tangira uvuguruze buri kimwe cyose wiyaturiho, wowe wiyiziho, ugikansoringe, ugifute mu isi y'umwuka, gihanagure mu isi y'umwuka. Fata
fata amaraso ya Yesu Kristo uhanagura amagambo mabi yose wiyaturiyeho, kansoringa mu isi y'umwuka ibigambo byose wiyaturiyeho n'ibyo wivuzeho mu bihe wihereye no mu buto bwawe kugeza uyu munsi. Ibyo byose ubifute ubihanagure mu izina rya Yesu. Hanagura ubukene wiyaturiyeho, hanagura ibibazo wagiye wizirikaho, hanagura icyo gisuzuguriro, hanagura izo ntege nke wagiye wizirikaho, hanagura izo ndwara wagiye wizirikaho, hanagura ibyo byose uzi wagiye wivugaho. Yatureho kuri umwana w'Imana, yatureho kuri umuragwa w'ibyijuru, yatureho kuri umunyabugingo, yatureho kuri umukiranutsi w'Imana, yatureho ko uzaba umuntu, ugomba kuba umuntu ukomeye kandi ukagera ku bintu bikomeye. Yatureho imigisha, yatureho iterambere, yatureho kwaguka. Komeza usenge mu izina rya Yesu. Yatureho bikomeye, ndakwaturaho ibintu bikomeye mu izina rya Yesu. Ndavuguruza ijambo ryose ribi wivuzeho n'iryo wiyaturiyeho, ndarifuta, ndifutishije amaraso Yesu Kristo. Nalifuta nikitumia damu ya Yesu Kristo kila maneno yote uliyokiri juu yako, uliyotaja kwa maisha yako, nami natumia damu ya Yesu Kristo. Maneno hayo nayafuta kwa damu ya mwana kondoo. Natamka neno la Bwana ndio lije juu yako, litimie kwako. Ndatura ngo ijambo ry'Uwiteka ariryo riza ku buzima bwawe, risohore ku buzima bwawe, risohore ku mibereho yawe. Ijambo ryiza wiyaturiyeho risohore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyiza wivuzeho aricyo kiba, aricyo cyambara ubuzima, gifata umubiri kibe ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami ko ibyiza abantu biyaturiyeho ari byo bibayeho. Natuye kuri abantu bose banyumvaga, mbatoye umugisha w'Imana mu izina rya Yesu, umugisha wo kuramira mu ijambo ryawe, kuramira mu byawe mu izina rya Yesu Kristo. Mbatoye umugisha wo gutera imbere, kwaguka, kuzura ubwuka wera, kuzana impinduka, gukora bikagenda katika jina la Yesu. Mbatoye umugisha Mwami wo gukira ku barwayi katika Yesu, no kubohoka kubaboshye mu izina rya Yesu. Ndatura umugisha w'Imana kuri buri wese warudeza amatwi kandi ufashwa n'ijambo ryawe. Mwatoye umugisha wo gukomerera muri wowe ndetse no kugera muri destination yiwe mu izina rya Yesu. Sumba amazina yose, amen, amen, amen. Habwa umugisha n'Imana. Niba wari utarakora subscribe, ntugende utayikoze, wibuke gukora like kandi wibuke gusangiza abandi bantu ino link iri jambo ry'Imana. Mugira amahoro, mugira ibihe byiza. Shalom.